Nikutuze namba ya gutunga nimero itaguhamagara. Nikutuze nimero zitazwa. Gutunga nimero itaguha n'ijana. Gutusohokana n'isana wabona ati ukajya ku ruhande guhamagara. Harya ngo urashaka gukora igikwe na giceri wacu wizera inwererano. Gute gusohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukabamagarira ishene. Nibaramuka bavuze ngo umwami w'umuziki, umwami wa hip hop, uwo bita Papa Cyangwe akoze ibitangaza muri Kigali Universe. Banyarwanda banyarwandakazi, hari ibintu tujya tuvuga mukagira ngo ni urwenya, hari ibintu tujya tuvuga mukagira ngo ni ugukabiriza, ariko hari ibintu turebesha amaso yacu bikaduha ishusho ngari. Umuhanzi Papa Cyangwe, umuhanzi Papa Cyangwe mbisubiremo, numwe mu bahanzi u Rwanda rufite. Bakoze igitaramo muri Kigali Universe kuri zino tariki 22 z'ukwezi kwa 11. U Rwanda mu mateka yarwo utazigera rwibagirwa igikorwa cy'uyu musore, aho yakoze performance nziza iri ku rwego rwo hejuru. Tujye tubona ama performance agiye atandukanye, yaba ba Burna Boy, yaba ba Davido, ba Wizkid, ba Rema, ba Chris Brown, ba Jason Derulo, abahanzi bagiye bakomeye. Uyu musore yaje akora stage iteye ubwoba, stage y'umuriro, stage yaka. Mana nyagasani, nabonye abo bita ba Binovia bro baje kuri stage bari ku musaraba. Umuniga yakugendeye ajya ku musaraba kwa kundi neza Yesu bamubambye, umusaza baje bamuteruye abambwe ku musaraba azirikishijwe imigozi. Mbaze icyo kintu rero, uyu musore yageze kuri stage atangira kuririmba indirimbo muri bwa buryo bw'abagande bwa ba Chameleone. Bro, ni umusore waje wateguye mu buryo bwose bushoboka, bwerekana ko ni ibintu bitabiriye, ni ibintu biteguriye ku giti cyawo. Dore ko nanone twabonye umuhanzi Racine. Bro, ni nkubwira ngo hari abahanzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite, u Rwanda rufite, rugomba kubika kuko tuba tubona ari esase tutagira, ni amabuye y'agaciro tutagira, sibyo? Ni petroli tutagira. Bro, ni abaturage benshi tudafite, ni umutekano w'igihugu, mugani wa Tayikundahiro. Bro, hari ibintu nabirebesheje amaso ngewe ndavuga ati ntago bino bintu twari tubyiteze kuri Papa Cyangwe, sibyo? Twabonye itsinda rya Fera Music yaje ikubita performance nziza mu ndirimbo zabo nziza. Mana nyagasani, maze abakobwa bajya aho ngaho barasara, bararira, baragwirirana, barapfa, barapfuneka. Banyarwanda banyarwandakazi, hari byinshi tuvuga hano mu myidagaduro mukagira ngo ni ibintu byo gukabya, sibyo? Niba uri umuntu ukurikira imyidagaduro, cyangwa se niba uri umuntu ukunda igihugu, u Rwanda, abanyarwanda, ibyishimo by'abanyarwanda, banza ukore subscribe. Kora subscribe aho hasi, wandike n'igitekerezo cyawe, sibyo? Abahanzi bakoze ibitangaza. Reka tugaruke kuri Fireman, reka tugaruke kuri Bushari. Bro, uzi ari kuririmba ni twebwe. Umva, yakoze ibintu bitarakorwa n'undi muntu, by'umwihariko muri za performance z'imiriro, za zindi zaka zicira umuriro. Uyu muniga nibyo yakoze, Bushari nibyo yakoze. Papa, urumva ba Betray bari bahari, sibyo?
nagiye mbona abasitari bagiye batandukanye. Nahabonye Muyoboke yari yitabiriye igitaramo cya Papa Cyangwe. Papa wanjye yari yicaye ahantu ameze neza, yishimiye rwose ibyishimo by'abandi bahungu, abantu areberera rwose, ndetse akaba anabafasha ibintu bigiye bitandukanye. Uyu muniga rero yafashije abantu benshi cyane kandi twanabikunze. Twakuboneye ibikoryo byinshi bya Mitsutsu yaje yambaye imyenda, ariko yari yambaye ipantaro ikabutura, yambaye agakweto, yambaye n'agashati k'umweru keza yatebeje ubona bisekeje, yambaye rinete ndetse yambaye n'akagofero k'umweru. Papa wanjye hari abantu bateguye pe, sibyo? Hari abantu bateguye kiriya gitaramo. Cyasigiye abandi bahanzi bakiri bato bakizamuka bajya bavuga ngo hari ibintu abaraperi bajya bakora bigaragara nkaho ari indisipurine, ariko Papa Cyangwe yaje abicimbagura, yaje asiba ibyo bintu byose abanyarwanda bavuze, abanyamakuru bagiye bavuga bashinja abaraperi. Papa Cyangwe ni umwe mu bantu bakoze igitaramo kikagenda kigakubita muri Kigali Universe, mu mujyi hari hahiye. Umva ko bavuga ngo noneho ngo Papa Cyangwe arajya he, ngo baroki barajya hehe. Twigarukire kuri Cyangwe rero. Cyangwe akinjira kuri stage yinjiranye ya ndirimbo yasohoye bwa mbere yitwa Ngaho, ibyamamare by'i Kigali nibimenya. Ndakeka iyo ndirimbo nta munyarwanda n'umwe utayizi. Ni indirimbo yamufunguriye amayira, yamwerekanye rwose nk'umuhanzi w'umuhanga. Ariko Papa Cyangwe ageze kuri siba bro, abana bagwiriranye, abana bagwa igihumure. Turavuga ati wow, this is amazing. Ibi bintu bishoboka gute? Bishoboka gute ko uyu muhungu ashobora kuba yasaza abantu bameze kuriya, abantu bangana kuriya? Kigali Universe yari yakubise yuzuye, abahungu n'abakobwa bari kugwirarana, bari kuvuga ati rwose siba yari yabaye muri Kigali Universe. Papa Cyangwe yakoze indirimbo nyinshi cyane zagiye zimenyekana. Yaririmbye ku Nsutsu, cyangwa cyendemba ku Nsutsu, urabyumva neza Juno, ndetse n'abafana b'ibirura bose bari bahagurutse bavuga ati wow, uyu muhungu ntagasanzwe. Papa Cyangwe ari mu baraperi, yahise ajya mu baraperi batanu nibura mu Rwanda. Uramutse ukoze igitaramo ugomba kumutumira, akaba yasusurutsa abantu akabahagurutsa, abantu bakabyina bakishima bakajya mu birere. Papa Cyangwe ni umwe mu basitari, mu basani nabonye bategura ikintu kikagenda neza ku rwego rwo hejuru, kurenza nuko abo baroki ngo bamufashije ngo bamutaye byagenze kuriya atanabakeneye ubu ngubu, bitewe n'ibintu mbonye yikoreye. Iki gitaramo rero yari arimo aranamurika alubumu yiwe, rwose alubumu iriho indirimbo nziza, indirimbo ziryoshye. Yagiye aririmbamo izo ndirimbo za siba, wisetsa, indirimbo nyinshi zagiye zimukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, uri umuntu ukunda umuziki, ariko hari ibintu bidasangirwa Papa Cyangwe mumuveho. Papa Cyangwe ni umusani, Papa Cyangwe ararenze, ubyemere cyangwa ubyihorere. Guys, reka mbabwire rero, ngewe nitwa Tsinda muri rusange. Ukore subscribe kuri iyi YouTube channel, muzajya mubona ibiganiro ndetse mubona ibintu byiza kuri no YouTube channel. Kubera ko iyi YouTube channel ni iyanyu, muyikorere subscribe, igende izamuke,
igere ku zindi gihugu cyose kiyirebe kugira ngo tuzamure impano z'abanyarwanda. Murakoze cyane, ngenda bakunda. Ciao ciao.